bwira abantu bose ni ukubera iki wanze kujya ku ishuri? Papa ashatse umugore, mama arigendera. Mama arigendera, mbega usigaye wenyine? Yego. Mama wawe yaragiye, papa washaka undi mugore, ese papa yanze kukurihira? Yaragiye naramubuze. Nta kibazo rwose. Ayaya. Uraye. Oya ntabwo ncyaye. Nari umujene ngo ntabwo yanywa icyayi. Ahubwo yinywera igikoma kubera ko ari cyo gifata mu nda. Yinywera kubuyi. Oya nta kibazo. Nawe urakinywa nta kibazo. Yes. Mahoro y'Imana nshuti bene data bavandimwe, natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba igorogota. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Hano turi ku Mpano y'Ubuzima TV. Mpano y'Ubuzima TV ni televiziyo ikorera kuri YouTube. Rero nshuti bavandimwe, ndagusaba kuba wayiha subscribe cyangwa se share, comment and like ndetse n'ibindi bintu. Rero aba bana turi gusangira nabo ni abana duhuye hano, baba bibereye hano mu muhanda. Ubuzima ni danje nshuti bavandimwe, ari icyo ushobojwe ari uko umeze. Mbega aba bavandimwe wabashyigikira bakareba ko nabo babona ubushobozi bwo kubasha kuba bakwiga cyangwa se babona n'imibereho itanga ikomeye. Rero bene data bavandimwe, turabashimiye kubwo kumva izi mpanuro cyangwa se ibi biganiro, ariko aba bana batoya barababaje ni ukuri. Urumva rero wabashyigikira uko waba ushobojwe kose. Urabona ko turimo turasangira icyayi, mbega ntibyoroshye, ariko Yesu ni umwami. Rero nawe hari icyo ufite agatasi, ufite agasukari, ufite ikiyiko, ufite umwenda, ufite iki cyose, mbega uko ushobojwe aba bana wabashyigikira nshuti mwene data. Ngayo rero muvandimwe, Imana yo mu ijuru yampera umugisha. Abajene, nta gakombe ko guhoza se watuzanira? Ubu ntibari ubushe umunwa? Bariya ni abagabo, reka turebe abana batoya nibyo byiza. Wowe nawe bamuhe rwose. Yewe yasinziriye ntukubera inzara. Mujene yewe biteze, kanguka baguhe icyayi, ari abo bantu bampera icyayi kore ko kimena sha. Kanguka baguhe icyayi nta kibazo. Yego nshuti bavandimwe, uyu muntu abana n'ubumuga bwo kutavuga. Yego baguhe icyayi nta kibazo. Ntacyo wamuha icyayi nawe agasoma, byose biremera. Yego ni byiza rero. Uriya wese ntabwo mumuha ibikombe byashize se, uriya nawe mumuha icyayi ubashe gusoma. Ngayo nshuti bavandimwe, hano turi gusangirana n'urubyiruko rw'u Rwanda. Aba bana bamwe hano ibera mu muhanda. Rero nshuti bavandimwe, ntabwo byoroshye, mbega ni urugamba, ariko Yesu ni umwami. Bene data bavandimwe, rero byose biremera nshuti bakundwa, mbega byose birashoboka ubwoko bw'Imana.
reka mbaze umwe muri twe uyu munsi uri kubona ute reka mpere ko uyu mutoya oya vuga nta kibazo ndagufatira avuze avuze umunsi ndi kubona nkaho ari mwiza utunejeje ubonejeje none se uyu munsi abantu muri gusangira nabo urabazi oya kubera icyo utabazi nuko ari ubwa mbere duhuye nuko ari ubwa mbere muhuye hanyuma se uba hehe nuka ku Kamonyi ariko mba Kigali turuka ku Kamonyi uba Kigali uba kwande se mba mu muhanda uba mu muhanda kubera icyo wahisemo kwibera mu muhanda ukareka kuba mu rugo ubushobozi bukeya n'ubushobozi bukeya n'ubushobozi bwawe n'ubw'ababyeyi n'ubushobozi bwoko ki n'ubwanjye n'ubwawe kuki wanze kubana n'ababyeyi byagenze gute ntabwo ari ukubyanga habaye iki papa yagiye Gisenyi mama atashaka n'umugore umugabo we akajya anoteza akomeza anoteza aravuga ati mbafashe umwanzuro wo kujya mu muhanda ariko ejo ngiye gutaha papa wawe yataye mama wawe arangije mama wawe yishakira undi mugabo umugabo akajya anoteza umugabo akagutoteza arangije ufata gahunda yo kubacika ejo ngiye gutaha mu gitondo oya gerageza usubire mu rugo sibyo wowe urabyumva uti abo bantu muri gusangira nabo urabazi ni bande ni bande bana nande ni bande mu bana bangaba batatu uba hehe utuye mu Nzove none se uba mu rugo iwanyu cyangwa uba hehe uba hanze kubera icyo uba hanze ubushobozi bukeya niyo mpamvu wanze kwiga ndashaka ko ubwira abantu ubwira abanyarwanda ubwira abantu bose ni ukubera iki wanze kujya ku ishuri papa ashakishije umugore mama arigendera mbega usigaye wenyine yego mama wawe yaragiye papa washaka undi mugore ese papa wayanze kukurihira yaragiye naramubuze murumva rero nshuti bavandimwe ni ikibazo ntabwo byoroshye reka tubaze n'uyu n'abana ngo bibera mu muhanda mbega ntiwamenye mujeni bimeze bite se urakomeye uzi gusenga se ujya usenga none se uba hehe wowe iwanyu cyangwa nawe wibera mu muhanda mba mu rugo wowe mu rugo none se wari uvuye ko nabonye urimo utoragura inyuma uri muri Syagira none kuki utiga habaye ikihe kibazo mama yarabye ngo ngenziga mu kwa 9 mama yarakubwiye ngo uzaga mu kwa 9 impamvu uziga mu kwa 9 ni iyihe mpamvu mu kubera naje abandi bageze mu gihembwe cya gatatu no kubera waje abandi wenda kwimuka ubu mu kwa 9 bitayari kujya kwiga sawa urakoze cyane nta mfite urashaka amakayi ubwo wabonye umuterankunga ukugura amakayi wasubira kwiga sawa yakoze cyane abasheni reka rero murumva ko uyu afite ikibazo cy'ubushobozi bwo kuba yabona amakayi kugira ngo ajye kwiga rero bavandimwe mudukurikiye rwose hari icyo ushobojwe ushobora kugura 1, 2, 5 ariko u Rwanda rw'ejo ukabona uburyo rujya kwiga urumva ko n'abana bibera mu muhanda mbega ntabwo biboroheye reka tubaze n'uyu mujene twumva uko bimeze mujene bimeze bite bimeze neza kutagiye kwiga habaye iki nta makayi ufite yo kujya kwiga kubera iki habaye iki ubana n'ababyeyi uba mu rugo ababyeyi bawe se impamvu ki batabona amakayi yo kugira ngo ujye kwiga ntabwo bana mu rugo kubabaga baba he cyangwa ikibazo ni wowe ugifite kubera ko ari wowe utaba mu rugo wowe urahaba none habaye iki nta myenda ufite yo kujya ku ishuri ikibazo ni imyenda gusa cyangwa hari n'ibindi ni imyenda rero bavandimwe mudukurikiye hano y'Ubuzima TV urumva uru ni u Rwanda rw'ejo ntabwo byoroshye nshuti bavandimwe
niyo mpamvu turimo tubasaba kugira ngo uwashobozwe wese uyu muvandimwe yamushyigikira, washyigikira muri aba bana akabona uburyo wamugurira ikayi, wamugurira ikaramu, imyenda, mbega ntabwo byoroshye nshuti bavandimwe. Urumva ko ni ikibazo. Rero bakundwa bantu bari muri East Africa, bari mu Burayi, mu Bwongereza, hirya no hino ku isi, mwaba mukurikiye Impano y'Ubuzima TV, urabona uru ni urugamba rwo kuba wafasha uyu muvandimwe kugira ngo aba bana nabo babone uburyo bajya kwiga. Rero twabasuye hano Nyabugogo niho bari, urumva ko ntabwo byoroshye bakundwa, uko ushobojwe kose washyigikira uyu muvandimwe, mbega nawe akareba uburyo yabona ubushobozi bwo kubasha kujya kwiga. Rero bavandimwe murakoze cyane, mahoro y'Imana akomeze kuganza mu mitima yanyu, kandi imbaraga zisumba byose zikomeze kubana namwe. Murakoze rero, Uwiteka abampera umugisha. Mwari kumwe na Ndayisaba Egide, mbega uko ushobojwe kose washyigikira uru rubyiruko, byose biremera, akabona imyenda, akabona amakayi, akabona ubushobozi, akava mu muhanda se, mbega biremera. Murakoze cyane, mugira amahoro. Shalom.